nuko ngo warize 4. Okay, ngiye kuzajya mvuga umubare hanyuma uvuga ukurikiyeho. 1 2 2 3 3 4 10 11 ufite inaji nabikunze cyane kabisa. Tugomba kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda tukarubamo rusa neza. niyo ntego ni ukurugira paradizo. ni ukuvuga ngo ejo ni umunsi w'intwari. Ejo ni umunsi w'intwari cyangwa ni umunsi wo kwibohora. ni umunsi w'intwari. ni ukuvuga ngo umunsi w'intwari no kwibohora bitandukanira kuri wowe. Umunsi w'intwari ni intwari. Oya reka mbusobanure. Umunsi w'intwari n'umunsi wo kwibohora ni intwari z'igihugu zakoze neza zatabarutse. Naho umunsi wo kwibohora ni umunsi twibohoye abakoloni. Nagishimye cyane ahubwo Imana ibampera umugisha. Yego. N'amashyi ndayakona. Ndagusuhuje komera cyane weho wakoze subscribe kuri The Fair Empire. Uyu no umunsi wo kwa gatandatu ku itariki 31 Mutarama umwaka wa 2026 ni umunsi w'umuganda aho igihugu cyose kiri gukora umuganda by'umwihariko urubyiruko muri rusange. Hano rero turi mu mudugudu wa Gisasa, akagari nakangara, birumvikana ko akarere ari aka Gasabo aho twagiye mu muganda rusange. Hano rero hano naje hakaba hateranye urubyiruko aho bo bahuje imbaraga baravuga bati imbaraga zacu twakabaye tuzikoresha ibindi mu gihe ababyeyi bagiye mu midugudu gukora imiganda, natwe tuzajya gufasha abatishoboye. Bakaba baje kubakira umuvandimwe muri uyu mudugudu navuze, abaje kubaka akaba ari Icyizere Family ndetse na Birembo FC biteranyije bakaba baje gukora iki gikorwa. Ndagira ngo rero tubane turebe se biraza kugenda bite. Stay tuned, stay touch. Ngiye muri kumwe ni The Fair nkaba Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami udahinduka nka tableau periodique wahanuwe na Yohana mu kirwi Patimo. Nujye kure ya screen yawe. Yes, nkuko rero ndangije kubikubwira, nkuko ubibona inyuma muri background yanjye, ni rwa rubyiruko natangiye nkubwira, harimo Icyizere Family, hakabamo Youth Volunteers, hakabamo ndetse n'ikipe ya Birembo FC. No kuvuga ngo rero bano basore bakaba barihuje baravuga bati twebwe tuzajya kubakira abatishoye. Murabibona rero morali ni yose, imbaraga ni zose, nkuko sirogo y'u Rwanda bivuga ngo urubyiruko imbaraga z'igihugu. Niba uri urubyiruko cyangwa se ukaba ukiri umujene, ugomba gushora imbaraga zawe mu bikorwa byo kubaka igihugu cyawe. Kubaka igihugu ntabwo bivuze ko ugomba kuzagenda ukubaka akagari cyangwa se ukubaka akarere cyangwa se ukubaka imihanda. Ibyo ni ibikorwa bireba leta. Burya niyo ufashije umuntu utishoboye ukamwubakira cyangwa se ugakora n'ikindi gikorwa cyose icyo ari cyo cyose kigamije kumuteza imbere, burya uba wubatse igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Weho nakubwiye ni stay tuned, stay touch, nujye kure ya screen yawe tugende tumenya ese barabikora gute. Urabona bari gushaka itaka, batangiye kubumba amatafari, tugiye kugenda dufata icyondo, abari guponda tubaganize ese bafitiye morali, bari mu yihe mudu, tujyaho bari gukura amazi, ese hari urugendo rungana gute. Weho icyo ugomba gukora nuko ugomba kuguma kuri screen yawe, nujye kure ya telefone yawe cyangwa se televiziyo yawe. Ngewe nkaba nkwibutsa ko ndi The Fair nkaba Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami. Reka tugende twumve morali yabo ukuntu bameze, ndetse turaza no gushaka umuyobozi wabo, niba ari umuyobozi wa Youth Volunteers cyangwa se umuyobozi wa Icyizere Family cyangwa se umuyobozi wa Birembo FC, tumuganize twumve ese bashingiye kuki baza kubakira uyu muturage, ese bashingiye kuki baza guhitamo uyu nguyu kubera iki baje hano. Byose uraza kubimenyera muri iki kiganiro. Weho niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho 5 kuri 5 ndetse tujye tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye. Yes, uyu nguyu turi kumwe ni perezida w'ikipe ya Birembo FC. Nkaba ngira ngo tumuganize atubwire ese bajya gufata uyu muturage kugira ngo bazaze kumwubakira bagendeye kuki, ese bizajya biba ku munsi w'umuganda gusa cyangwa se ndakwakiye kuri kamera za The Fair Empire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Habineza Vianney. Nkuko mubivuze ndi umuyobozi wa ekipe Birembo FC, nkaba n'umuyobozi ushinzwe nkaba na perezida ngenzuzi muri Youth Volunteers
nkaba na perezida w'icyizere family, akaba abo bantu ari nabo bahuriye hano. Tujya gutekereza uno mukecuru rero kuza gukora umuganda wo kumubumbira amatafari, nk'uko igihugu gikunda kudukangurira ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Mwatwe nk'abajeni twumvishije tugomba kugira uruhare mu gushyira umuturage ku isonga, duharanira ibyatuma yishima. Nyuma yo kubona umukecuru rero watanzwe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa hano mu Gisasa buvuga ko nta bwiherero agira, natwe nk'abajeni twumvishije natwe tugomba gutanga umusanzu wo kuza kumwubakira. Duhuza imbaraga, Birembo FC mbere umuyobozi ndabibamenyesha barabyemera, igitekerezo bagifatira hejuru. Mvugishije icyizere family nacyo mbere perezida babishasamira hejuru. Mvugishije na Youth Volunteers mbere perezida ngenzuzi babisamira hejuru. Twese duhuriza kuri uno munsi w'umuganda, turavuga ngo ubwo bakuru bacu baba bari mu muganda ahandi, natwe tuze gukora igikorwa cyo kubumbira uyu mukecuru amatafari. Ntago turamubumbira amatafari gusa ngo turekere ahangaha, ndetse turateganya no kuzaza kumwubakira, tukamuha ubwiherero bwiza kandi bugezweho bwubatse mu buryo busobanutse. Muri twebwe harimo abafundi, turabizi kandi bizagenda neza. Wenda naguciye mu ijambo, no kuvuga ngo kugira ngo ukusanye urubyiruko rungana gutya kugira ngo bakumve baguhereza ayo matwi, mu gihe kuri ubu ngubu hari abandi bigiriye mu mabeting, hari abandi bigiriye mu mirimo yabo ya buri munsi, weho kugira ngo bakumve ntago bigutwara imbaraga z'umurengere. Ese wowe wenda uru rubyiruko ubereye umuyobozi, uru rubyiruko uyoboye, ibikorwa nk'ibi ngibi urumva ko morali iri hejuru, barabyumva? Ntago bimvuna cyane, kuko iyo ukora ibintu bikunze, mbere na mbere abajeni iyo babamo ukababa hafi bakakugezaho ibitekerezo byabo, ugafatanya nabo kubikemura, nabo igihe ubabwiriye barakumva. Rero kuko iyo Birembo FC ari ikipe muri ruhande nk'abanyibere na perezida, ibyo bansaba kubagezaho ngerageza tukabigeraho dufatanyije, nkababwira uburyo ki babigeraho. Ibyo byose iyo babigezeho rero barishima, nanjye iyo mbabwiye ngo tujye ahangaha mu gikorwa cyo gukorera igihugu babyumva vuba. Icyizere family nabo ni abajeni bishyize hamwe, bafite intego ya mbere ni iyo gusigasira amateka y'igihugu, ndetse bajya banafatanya na leta mu bikorwa byo kwibuka. Ikindi cya kabiri bafite intego yo kwiteza imbere, bakaba bafite na gahunda yo kuzakora ibintu bijyanye na protocole ndetse na serivisi. Bakaba bafite n'indi ntego yo gusakaza ibikorwa by'urukundo. Rero mu ntego z'icyizere family kubabwira ko tugiye mu gikorwa cy'urukundo bacyumva vuba, kuko n'ubundi arizo ntego zabo. Youth Volunteers rero bobo basanzwe ari abakorerabushake, birazwi. Kubaganiriza tukavuga ngo turaba Youth Volunteers, tugiye gukorera igihugu, ni ibintu bisanzwe bizwi, n'ubundi nicyo leta ijya kubashyiraho yabashyiriyeho, ni ukugira ngo bafatanye na leta mu iterambere ry'igihugu, babikoze mu murimo w'ubukorerabushake, badakorera inyungu zindi. Yego. Reka ngushimire perezida. Uyu nguyu ni umuyobozi, mwagiye mwumva amatitire afite muri iri huro cyangwa se muri uku guhuza imbaraga kuri urubyiruko rwateraniye ahangaha. Reka nkureke ugende ukomeze unabatere morali, wenda ibindi nakenera naza kukubaza. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umuyobozi w'urubyiruko, by'umwihariko akaba na perezida w'ikipe ya Birembo FC. Ngira ngo mwumvishe ko ari n'umuyobozi mukuru mu cyizere family, ndetse akaba afite n'uruhare runini mu gutuma iki gikorwa kigenda neza. Reka rero ngutembereze, nkwereke ibikorwa bari gukora, nkwereke morale bafite, kugira ngo dukomeze tubane. Wewe nkawubwira ujye kure ya screen yawe, ngiye Didefia nkaba Impera w'Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami. Stay tuned, stay touch, nujye kure ya telefone yawe.
haruguru ushyiremo irindi tafari. Shyiramo uzahagaze, shyiramo. Nashaka iseta mukajya nayisha. Ahubwo zana kandi gakeya twuzuze. Yasanze hari inyuma. Yo. Ikoro miri kwanga. Museveni yari yagiye aranebwa. Yaje mu mituri. Nibe byabaye winjiramo ikintu rwose.
warabanenze ntitwabimenye natubwire tuzona hano twimuhaye irahari dushinzwe gufata amafaranga yawe
umubitsi ubitsa amafaranga. Yes, ngomeze bite brother? Ni fresh papa. Amakuru Ni meza. urinde? Uwizeyimana Alex Museveni. Museveni. Egera kujya mbegubona. Hano turi mu gikorwa cyo kubumba amatafari ngira ngo muri kubumbira uno mubyeyi kugira ngo muzamwubakire ubwiherero. Weho ufite inaje. Nabikunze cyane. Kabisa. Tugomba kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda tukarubamwo rusa neza. Niyo ntego no kurugira paradizo. No kuvuga ngo ejo ni umunsi w'intwari. Ejo ni umunsi w'intwari. Cyangwa ni umunsi wo kwibohora. Ni umunsi w'intwari. No kuvuga ngo umunsi w'intwari no kwibohora bitandukanira kuri wowe. Umunsi w'intwari ni intwari. Oya reka mbusobanure. Umunsi w'intwari n'umunsi wo kwibohora. Ni intwari z'igihugu zakoze neza zatabarutse. Naho umunsi wo kwibohora ni umunsi twibohoye abakoroni twigenga tubona ubwigenge. No kuvuga ngo warize? 4. Okay, ngiye kuzajya mvuga umubare hanyuma uvuga ukurikiyeho. 1 2 2 3 3 4 10 11. Reka ngushimire komeza imirimo yawe. Murumva ndi kugira ngo mbumbishe morale hari, murumva ko morale iri hejuru cyane. Aba rero akaba ari abayobozi b'urubyiruko rwari ruteraniye aha ngaha nk'uko muri kubabona. Reka tuganire mukecuru twumve we uko ari kwiyumva. Uyu nguyu rero niwo mubyeyi uru rubyiruko rwari ruteraniye aha ngaha rwari rwaje kubumbira amatafari. Reka tumuganize twumve uko ari kwiyumva. Umeze ute? Ndaho. Tangira wibwira abantu witwa nde? Nitwa Nsira Nyiraminani. Urubyiruko rwari ruteraniye aha ngaha mu rwego rwo kukubakira amatafari. Ngira ngo hari n'igikorwa cy'uko bazagaruka kukubakira. Ni igikorwa wakiriye gute? Nanjye nshimye cyane ahubwo Imana ibampera umugisha. Yego. N'amashyi ndayakora. Wenda ku bijyanye wenda bagukoreye iki gikorwa cyo kukubumbira amatafari, hari wenda mu minsi mike amatafari n'amarakuma bazaza kukubakira. Mu bijyanye n'imibereho isanzwe naho gutyo. Hari igihe njya hakaba n'igihe mbibura, ariko ubwo Imana yabikora nkarara ndi. Nabibura nabwo nkihangana. Ubundi no kwihangana. Turagushimiye, wenda tuzafata n'ikindi gihe tugaruke tuje no gukora n'ibindi bikorwa. Ntago birangiriye hano gusa mukumva rwose. Murakoze.
n'ubundi Imana ijya ibagenda imbere Yego. ibatiza n'akabaraga twagushimiye. yego Okay. bampera umugisha cyane cyane rwose Wow. mugendane nayo Sawa urakoze none wakigenda. yego Okay. Ngira ngo rero murimo murabyumva ko ni igikorwa kiri emotional, ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa cy'indashyikirwa, ni igikorwa ntangarugero urubyiruko rwose umujene nyarwanda, ni igikorwa aho uri nk'imbaraga z'igihugu nawe wakabaye ushyira umuhate mu kubaka u Rwanda rwawe, ufasha abatishoboye nka gutya, ukora nk'ibindi bikorwa, ntabwo kubumba amatafari ari igikorwa cya danje. Ngira ngo rero ushaka kugira ikindi gikorwa ukora, ngira ngo tuzafata n'ikindi gihe tuze gusura uyu mubyeyi. Ngira ngo hari n'ibindi bikorwa tuzagenda dukora bigiye bitandukanye. Bana nanjye ni Defi Empire, nge nkaba nari Fisto Izakizo Gisite. Reka tujye ku kagari tuganirize wenda ubuyobozi nibiza kudukundira tuze kumva bo icyo babiteganyaho, cyangwa se niba birangiye mu kubumba amatafari. Ese nyuma yo kubumba amatafari hateganyijwe gukorwa iki? Nyuma y'ibyo bikorwa hazakorwa iki? Gutyo wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kuguma kuri Defi Empire ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana 5/5. Hano turasoje. Ushobora kwibaza uti babumbye amatafari angana gute? Kuva mu gitondo ubu ngubu tugeze ku isaha y'isa sita bakaba babumbye amatafari agera mu 2,000. Murumva ko ni igikorwa kitapfuye ubusa. Ndagushimiye kuba wabanye nanjye muri uru rugendo. Aha, turabashimiye, mureke twumvikane. Dushimiye urubyiruko rwo mu kagari Kangara, by'umwihariko ikipe ya FC Birembo. Tugashimira Icyizere family cyangwa se ARG Ngara. Kuri uyu munsi twahujwe no gukora igikorwa cy'umuganda, aho twari turi kubumbira umukecuru utishoboye amadafari yo kumwubakira ubwiherero. Tubashimiye yuko mwabashije kwitabira kandi mukaba mwabikoze neza. Muri make nabasaba kugira ngo mwihe amashyi ko rwose mwabashe kwitabira. Mukanya turaba turi kumwe n'ubuyobozi bwacu bw'umudugudu, nubwo bakiri mu nama hariya, ariko mukanya baraza nabo babashimire by'umwihariko rero ndagira ngo mpe uhagarariye FC Birembo umwanya kugira ngo nawe abashe kugira ijambo tugezaho muri aka kanya. Uhagarariye FC Birembo yakwegera imbere kugira ngo agire icyo avuga nawe. Birashoboka ko hano hari abantu tutaziranye, ndabanza mbibwira. Amazina yanjye nitwa Habineza Vianney, ndi umuyobozi wa ekipe Birembo FC, nkaba perezida ngenzuzi muri Youth Volunteers, nkaba na perezida w'Icyizere family. Abo bantu bose uko mbavuze bose bateraniye hano, ijambo mfashe hano ni iryo kubashima. Nge kubwanjye ndumva amashyi mwihaye adahagije, ndumva mwakongera mukayiha bijyanye n'igikorwa dukoze. Ijambo ndababwira ngo ubutwari mufite bwo gutekereza kuba mwakubakira umukecuru nk'uriya, mukavuga ngo reka dutangire tumubumbira amatafari, mu gihe runaka tuzanamwubakire, muri abo gushimirwa cyane. Nk'uko mbabwira rero, ijambo ryanjye ndasoza kwaro kubashimira, ndasoza nanabifuriza kuzagira umunsi mwiza w'intwaro w'ejo. Muzagerageze mwitabire, tubashe kumva abatubanjirije ikirenge bagezemo, tugere ikirenge mu cyabo. Birashoboka ko utarwana urugamba rwo kurasana, ariko ushobora kurwana urugamba rwo gukora ibikorwa nk'urwo muvuye gukora. Biriya ni ibikorwa by'ubutwari. Mubikomeze rero uko twakoreye uriya, n'abandi tuzakomeze. Hanyuma nkatwe nk'abayobozi tuzakomeza gutekereza ibyo mukeneye, tuzabigeza ku nzego zo hejuru, nazo ndabizi neza mu gihe tuzaba twagaragaje ibikorwa, aho tuzababwira ko tubakeneye ntago bazabura. Ijambo ryanjye rirangiriye ahangaha, nzongera kwishima ku munsi w'ejo nitwongera guhurira mu gikorwa cy'umunsi w'intwari tuwizihiza. Murakoze cyane.
Akire uhagarariye urubyiruko hano mu Gisasa nawe yegere hino agire icyo ageza ku rubyiruko rwitabiriye umuganda w'uyu munsi. Yitwa Remy kugira ngo yegere imbere nawe agire icyo ageza ku rubyiruko ruri aha ngaha ashimira n'urubyiruko rwe rwabashije kwitabira umuganda w'uyu munsi. Intore 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 bwa mbere baravuga ngo intore ijambo riduha ijambo. Kabiri intore umutoza w'ikirenga n'isoko tuvomaho. Bwa gatatu intore turi ibisubizo ako kantu tugakosora. Intore 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 murakoze cyane murakoze. Amazina ni Tuyishimire Remy, ni umudugudu wa Gisasa, mpagarariye urubyiruko mu mudugudu wa Gisasa ndetse no mu muryango wa RPF. Mu by'ukuri mbere na mbere ndabanza gushimira Imana yo ikiturinze. Kabiri ndashimira urubyiruko rwaturutse mu birembo. Gatatu ndashimira family Icyizere. Kane nkashimira urubyiruko rwo mu mudugudu wa Gisasa na komite dufatanije ku bw'iki gikorwa cyiza. Nkashimira by'umwihariko ubuyobozi budukuriye bwo butugira inama bukatuyobora mu nzira nziza kugira tubashe gukora bino bikorwa. Haba abo mu birembo, haba uwa Ruraza n'indi midugudu, abazadukenera natwe mu mudugudu wa Gisasa tuzabahereza ubufasha bwose muzaba mudukeneyeho. Murakoze cyane.